ni igice cya kabiri cy'ikiganiro twarangije baba ntuzi twavuze ubundi baza yego ibaze ko ku gihe cya Nehemiya cya gihe hasana inkike z'i Yerusalemu nibutse abatwumva yuko burya Nehemiya yasanye inkike Zerubabeli yarasanye urusengero kuko abantu aha hantu bahabona gusana kw'abantu babiri yego ariko ntibajya bamenya ngo mu by'ukuri buriya ko tubona Nehemiya yasanye Zerubabeli na Hagayi na Obadiya bagasana iri sana ni irihe hari ibyo mu Gifaransa réhabilitation du temple et réhabilitation de muraille gusana urusengero no gusana iki igipangu biratandukanye yego noneho cyo kuvuga ngaha iri jambo usomye riravuze ngo nuko abanzi bacu pardon abayuda bo muri twe one of us abayuda bacu bo muri twe twari duturanye yego bagiraga gutya bakagenda bagahura n'abanzi bacu wumva ingwano tugira bagahura n'abanzi bacu noneho bahura n'abanzi bacu mu buryo butandukanye barafite ibibahuza bagacomoka ariko tubyita bagahura n'abanzi bacu bande bahura n'abanzi bacu nawe yudo bamwe muri twe wabara ibintu bigusha aho nabyo ntabwo nabibara ni byinshi kandi ubu biracyahari bara ibintu bigusha wahuye nabyo biriya byose rero birahari mpaka babiteranyije bakabikora mu bwabo bakristo bene data nimukomere twihangane kuko biracyahari kandi kamubwire yego aha ngaha munyumvire neza murabizi iyo umwami Yesu amaye kuvuga haleluya agapfa nicyo kuvuga yego buri muntu neza amatwi cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries twongeye kubakira mu izina rya Yesu turabasuhuje ngo amahoro y'Imana itanga akomeze kubana namwe aho muherereye hirya no hino kandi tubifuriza amahoro y'Imana n'ukuri bivuye ku mitima yacu turababwiye ngo turabakunda kandi tubifuriza ko muzabona ijuru rero turabashimira ko muhora mudukurikira uko bukeye uko bwije kuri uru rubuga rwacu cyangwa se kuri uyu murongo dukoreraho uko duhora tuzana ihumure amagambo y'Imana yo guhumuriza imitima y'abababaye mu buryo butandukanye rero uyu munsi nanone turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Zigirinshuti Michel mukunda muri benshi Imana ibaha umugisha gukunda abakozi b'Imana bahamagawe by'ukuri bakavuga iby'Imana yabatumye batihimbira batiyongereraho bagasoma ijambo bakavuga uko rimeze rero Imana yo mwijuru ibaha umugisha kandi mumushyigikire uko uzajya uyoborwa n'umwuka w'Imana ujye ukora utyo Pastor turakwakiriye muri studio nanone murakoze cyane Imana ibaha umugisha amen ubushize rero twaraganiriye none turagarutse ariko mbere yuko dutangira tugiye gusenga Imana ni umuco wa gikristo yuko dusenga Imana tukayishimira ibyo yakoze tukanayiragiza n'ibindi biri imbere nadushime data tuguhaye icyubahiro turagushimiye uri Imana yacu kenshi tubura n'amagambo yo kukubwira ariko kuko ariyo waduhaye turagushimiye wakoze imirimo ikomeye kandi uracyakora uzahora ukora nk'uko ijambo ryawe ritubwira uko wari uri kera n'ubu ni kuri kandi nakuzahora twongeye kuza muri iyi studio cyangwa se uyu mwanya turimo kugira ngo tuvuge gukomera kwawe kugira ngo tuvuge icyo ijambo ryawe ritubwira mwami turakwinyize kugira ngo umwuka wawe wera aze atuganirize natwe ubwacu kugira ngo dufashwe hanyuma n'abadukurikira nabo bazafashwe bumve guhumurizwa nawe kuko uri Imana igira neza urukundo dukunda rurahebuje ntabwo twabona ikintu turugeranye nacyo rero umukozi wawe umuha umugisha avuga reka akanwa ke mwami kavugishwe nawe urakoze ugize neza ikuzo n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe kuko ubikwiriye ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise amen rero ubushize twaganiriye ibiganiro byinshi mujya mubikurikira tukabona mwakoze like tukabyishimira Imana y'amahoro ijya ikomeza ibibutse gukora na share mujye muhereza n'abandi kugira ngo nabo bumve basobanukirwe twavuze ku biganiro bitandukanye ariko umuntu umwe aza kumbaza ate ko mu nzu y'Imana habamo ibintu byinshi cyane hanyuma hakaba harimo n'abapagani habamo ibintu byinshi Pastor iyo mu nzu y'Imana pe mu rusengero ugasanga harimo n'abarozi
harimo abanywa nzoga, uzi umuntu unywa inzoga kandi ari ku ruhimbi akorera Imana, hakabamo abasambanyi, ibaza umuntu ujya gusambana akongera akaza akavuga Imana. Bakundwa bene data, nimutandukanye ikibi n'igisa nacyo, yewe uretse no gusambana, uretse no kwiba, uretse no kuroga n'igisa nacyo. Icyo umuntu yabona akaba yakwitirira yuko wanyoye, wenda wanyoye n'ibindi bintu wenda bitari inzoga, ariko umuntu akabona birasa nabyo. Hariho umuntu rimwe twigeze kujya ahantu twasohotse, bari abadamu b'inshuti zanjye, noneho ngo niba hari amazi, niba hari fanta zitwa Skol, ariko nabyo ni Skol, ariko ni amazi cyangwa ni ji, mu icupa ryanditseho Skol, ni Spanish. Ariko noneho byanditseho pe, ndababwira none se biriya ni ibiki? Batereka da bati nubwo ubona ari ibyenuza brand ya Skol ariko ni fanta noya, niki ngo ni ji. Ndavuga ni mubyita amazina mushaka, hapfa kuba handitseho iryo zina, si uko nanga bakoze Skol cyangwa se ababihimbye, ariko twanga ibiri muri iryo cupa kuko ni ibisindisha, ntabwo Imana rero ibyishimira. Ndababwira noya rwose iryo cupa nimunarishyira imbere, n'uwabibona ari yicaye imbere yatekereza ko ari inzoga, kirasa nayo, si inzoga ariko birasana nayo. Rero mbigendera kure, niyo mpamvu nari mvuze ngo ni ukuri mwitandukanye n'ibisa nabyo. Niba utari n'umusambanyi ukaba ugendana n'abasambanyi, bazavuga ko nawe usambana, bitandukanye n'ikidasa yuko Imana ishaka. Rero umuntu umwe yarambajije ati ese ikiganiro mwaganiriye ko bigaragara ko abapagani badakwiriye kuba bari mu nzu y'Imana, izo mvururu zose uko nibo bazizana, ashobora kwitwa ko akijwe ariko ni umupagani, kuko ntabwo akijwe nyabyo, ari ishushanyo. Ubwo ni umupagani mu by'ukuri. Nitukajya tweza ibintu tuvuge ngo urabona ngo ndakijijwe ngo ariko oya, iyo ariko ntabwo tuyishaka. Kizwa cyangwa ugenda upagane birangire. Rero mu nzu y'Imana abo bapagani barahari, kandi twasanze izo mvururu ziterwa n'abantu baba batarakijijwe nyabyo, hanyuma bagatuma habamo izo mvururu. Noneho umuntu umwe aravuga ati ese biravuga ngo abapagani ntibakaze mu nzu y'Imana, ni ukuvuga yuko birukanywe burundu cyangwa tubane nabo? Noneho hanyibutse ijambo riri muri Matayo 13, havuga ku nkuru y'urukungu n'amasaka. Byombi ngo bikurane. Yesu aravuga ati mubereke bikurane. Reka tuhasome, ni umugani. Ni umugani. Yego. Yesu ati wari mubireke da. Ati nimureke bikurane. Noneho umuntu arambaza ati ese noneho ni ukuvuga ngo aba bapagani tubarekere mu nzu bakurane n'abakristu, babashukashwe bajye gusambana, bajye kwiba, babagendereho? Ese tuzabirukana mu itorero se pastor? Tuzareka bakurane kugeza igihe Kristo azazira agatwara abe amasaka ye akayasarura? Bizagenda bite? Uwo muntu ambaza ikibazo kubera abigikuye ku kiganiro. None tubwire mushumba, bimeze bite? Abapagani bazaguma mu nzu cyangwa basohoke mu tubaha akato? Ariko ikibazo nubwo twabamenya, kuko n'aba bandi bazana imvururu bitwaye ko bakijijwe. Mari baho umugisha. Hariho umurongo umwe nshaka ko dusoma. Yego. Mbere yuko tuza gufata nyine iryo jambo ry'urukundo twarivugaho. Yego. Ndebera amagambo ari mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 5, umurongo wa 11. Haravuga ngo ahubwo none yari ku wa 10 twumve. Ariko sinavuze yuko mudaterana rwose. Turuka wa 9 ya dusoma wa 9 n'uwa 10 n'uwa 11. Umutwe uravuga ngo ibyo kwitandukanya n'abakristu gito. Iyo utongera gito nabwo kubyemera. Kwitandukanya n'abakristu gito. Nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi, ariko sinavuze yuko mutandukana rwose n'abasambanyi bo mu by'isi, cyangwa abifuza ibibi, cyangwa abanyazi, cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiriye kuva mu isi. 11. Ahubwo none nabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data, niba ari umusambanyi cyangwa uwifuza ibibi, cyangwa usenga ibishushanyo, cyangwa utukana, cyangwa umusinzi, cyangwa umunyazi umeze atyo.
ntugasangire nawe. Pawulo Yego. urabona ko atangiye avuga ati ngiye mbandikira mbandikira ntabwo nababujije kudaterana, kutifatanya n'abasambanyi cyangwa kudaterana nabo mu rusengero. Yego. Ndumva nageze kuvuga ko urusengero rumeze nk'ivuriro. Yego. Rumeze nko kwa muganga. Yego. Icyo gihe naravuze ngo ntiwabuza ivuriro kwakira abarwayi. Oya, bose baraza. Bose baraza. Kandi b'indwara zitandukanye. Yego. Ariko nshyiramo akantu keza gakomeye. Ndavuga nti gusa icyo gihe icyo bisaba. Bisaba ngo umuntu uje. Uzi ko hari uza azi icyo arwaye. Yego. Uzi ko hari ukimenyera aho bamukoreye consultation. Yego. Bamufasha ibizamini. Ariko ukimenye please. Niyemera akorerwe byose, yemeranywe n'imiti. Anakiri. Yego. Sibyo? Yego. Bivuga iki rero? Ku rusengero, ku itorero hariya. Yego. Nibaze bose babandi bose Pawulo avuze hano. Ariko baze bakizwe. Niyo mpamvu abisobanuye ku murongo wa 11, aravuga ati burya rero ntabwo nabandikiye kuriya ngira ngo mutifatanya n'abasambanyi cyangwa mudaterana nabo. Akada. Atari ko buri muntu navugaga mu by'ukuri. N'uwitwa mwene data wese kandi akabikira umusambanyi. Iryo jambo nanjye ndarisobanukiwe. N'uwitwa mwene data. Ntabwo bivuze wa wundi wo hanze. Wo hanze ni. Yego. Ariko ni bariya. Ntacyo dutwaye burya. Yego. Sinzi niba ubyibuka. Hari ikindi gihe nakuhaye amagambo yo muri Zaburi. Yego. Aho Dawidi yavuze ngo si umwanzi wantutse. Nibyo naha twayavugiye kuri Mpumuriza. Si umwanzi wanutse. Mbona narabashije kumwihisha. N'uwanya gaso nyirase hejuru mbona naramwihanganiye. Ariko ni wowe uduhwanye. Zaburi ya 56. Turebera umurongo 35 oya ijya kuri 35 turebe ya mu 13 turebe n'ibyo aravuga ngo si umwanzi wanutse mba narabashije kwihangana cyangwa uwanyangaga siwe wanyirase hejuru mba naramwihisha ahubwo ni wowe uwo duhwanye Yesu uwo twagendanaga inshuti yanjye y'amagara twaganiraga tunezerewe tukagendagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Ntabwo ari umwanzi wanutse n'uwanyangaga si wanyirase hejuru. Ikibazo ni uko ari wowe uwo duhwanye uwo tuganira tunezerewe inshuti yanjye y'iki y'amagara. Ariko bushikanje gorete ibuze inshuti yawe y'amagara nawe ubwo uzi ko ari inshuti y'amagara uzi kuganira umuntu uzi ko ari inshuti yawe pastor n'abantu bazi ko ari inshuti. Yego. Kandi uzarebe pastor wenda naguciyemo iyo umuntu ari inshuti yawe magara mukaganira ibintu runaka by'ibanga akagenda akabibwira abandi barabyemera cyane kuko bazi yuko ari umunyamabanga wawe. Baramuzi ko ari we mvamutima zawe. Niyo agiye kuvuga aravuga ati ibingibi ndabizi neza Imana ikubabarire. Kuva nabibwiwe na kuva bivugwa na ubu ni ikibazo mu gihe maze dukomeze kuri irya jambo ry'urukungu rero. Iri jambo ry'urukungu uyu muvandimwe yabajije ati rwose kureti uzatubarize umwigisha ati hari abantu ko ari nk'urukungu mu masaka. Yesu akaba yaravuze ngo mubire kibikurane binagumane bigeze kwisarura cyane hari abantu babahungira ariko nshaka kuhavugaho hari ahantu Yesu avuga kuriya abantu bagira ngo feva iri yagiriraga ubuntu iki. Iyo feva yagiriye urukungu ko ni akamaro iriya feva yihaga urukungu cyangwa yihaga amasaka. Harimo ijambo ririmo rivuga ngo sinshaka ko mururandura na hato bitanyangiriza imizi y'iki y'amasaka aracyamera. Urabona sinzi ko wabonye
buriya ni uko abantu batabibona, ariko iyo urukungu ruri kumwe n'ishaka mu butaka bumwe yego byarazamukanye, yego imizi bisobetse. yego gusobeka imizi rero kwatuma mu gihe urandura urukungu n'amasaka yagenderamo, amasaka nayo yagenderamo cyangwa agakomereka. yego yego imizi igacika ntirikomeze ngo rikure, ntirikomeze ngo rikure ryere. kandi hari akantu kampumurije karimo muri uwo murongo, yego karavuga ngo ariko amasaka amaze kumera no kwera. yego wumvikane mu kumera ntabwo byahise bimenyekana, mu kuzamuka babagara basukira ntibyamenyekanye, yego amasaka atangiye guca ingingo yego ntibyamenyekanye, byamenyekanye abumbuye mu isarura akibumbuye impamvu isarura ryari ritaragera, Yego. abumbuye. yego ubundi ikimenyetso cyo kubumbura kw'amasaka gifite icyo kivuga ku itorero. yego Haleluya. haleluya Kubumbura kw'amasaka gufite icyo kuvuze ku itorero. Amen. amen Amen. Iyo amasaka abumbuye nibwo nyine urukungu rugaragara, yego byitwa ibihembo n'uvuze. Ntabwo wabaye amasaka, yego ntabwo yaza ndayazi biriya bintu by'ibinopfu. yego ariko uzi ko twajyaga tubirya, Imbere cyane twajyaga tubirya, hari abariryaga ari bibisi, Yego. n'abariryaga byokeje. oyange ibyokeje ntabyo nzi, Uyu nopfu ariko ibibisi barayotsaga. twacaga Nyuma inoka y'iriya yokeje rwose. iraryoha Ya buriya. ya ya rwose iraryoha. Iyo wagize amahirwe ukayica ineza ikavamo itarabumbura neza, ngo ihinduke ivu, yego yego ukayotsa. ariko kararyohaga. Noneho uko kubumbura icyo bishushanya ku itorero biravuga ko urukungu rumenyekanye, amasaka yenda kwera, urukungu mu itorero, abo bantu bamenyekanye, itorero rigenda gutaha, yego bamenyekanye mu gihe mbese ntacyo twagombye kubakoraho yego ngo bitubuze amasaka umusaruro wayo. yego noneho hari akantu gahangana, umva ijambo riri ahangaha. Yesu kuvuga ngo ntimururandure ntabwo ari imbabazi agiriye urukundo, yego no, nta mbabazi rufitiye, ahubwo imbabazi tujuru za Yesu ziracyari ku masaka ye. Haleluya. Amen. Feva yose iracyari ku masaka ya Kristo, ku Yego. masaka y'umuhinzi ariyo torero. Yarakomeje avuga ati igihe nikigera amasaka yeze nibwo nzabwira abasaruzi nimwigira hafi imbere, yego nimundarundi ukungu mubanze murukuremo, muruhambire, mu rundi miba rutwikwa, nimurangiza gusarura amasaka noneho kwidembera umutekano. ese mushu buriya kubera iki atavuze ngo amasaka babanze basarura amasaka bayakize urwo rukungu baze noneho gushyiramo umuriro batwike bamaze gukura, kugira ngo anarebe n'ubwo bwiza bw'amasaka atari kumwe n'urukungu kuri y'amamezi atari yacika. abasaruzi n'abamarayika nk'uko urukungu, aho niho ncakarira, yego ahangaha ngeze, aho ugeze aho ngo nk'uko urukungu rurandurwa rugatwikwa niko bizaba ku mperuka y'isi. bizagenda bite? umwana w'umuntu azatuma abamarayika be Haleluya. bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe. agaragaza yacu ya Kristo. Donc ibintu byanduze akantu nashaka nakonyera akumva utangiye gusubiramo ku munsi w'imperuka ikintu uzakora, nzatuma abamarayika banjye, amen, bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe. Inshuti ya Kristo, kamubwire muri uru rugendo rugana mu ijuru, wabara ibintu bigusha wahuye nabyo? ntabwo nabibara, ni byinshi kandi n'ubu biracyahari, bara ibintu bigusha wahuye nabyo. biriya byose rero birahari mpaka babiteranyije bakabikora mu bwami. ba Kristo bene data nimukomere twihangane kuko biracyahari. kandi kamubwire, yego ahangaha munyumvire neza, murabizi iyo umwami Yesu ampaye kuvuga, haleluya, agapa nicyo kuvuga. yego buri muntu neza amatwi yikurure
ibaze niba ari umugore Mhm. ugusha umugabo, Yego. ibaze niba ari umugabo ugusha umugore, Mhm. ibaze niba ari umukozi ugusha umukoresha, Yego. ibaze niba ari umushoferi kuri shebura, ibaze niba ari umukozi wo mu rugo kuri nyirabuja. Yego. Donc, Impande zose. uzarebe kandi ubu ngubu wenda ndavuga ijambo kugusha aho ntibabyumve neza, Yego. wenda kuko atagwa, kuko tutavuga ngo tugushe amavi n'amazuru, aho ntumva kugwa kisi nyifisa kugwa, Kugwa ni iki? ubundi kugwa ni iki? Ashobora kuba azi ko ari ukuva mu gakiza agasubira mu byaha Yego, rate ko burundu. bizi. Ariko no Cya kintu uzi gikunda kugucumuza mentifo, cya kintu uzi satani akoresha ngo ucumure, icyo kintu icyo nicyo ndimo kuvuga. Yego. None rero ibaze ko impanda izavuga kugira ngo ivuge byonyine tutahe, bizasaba ko Yesu haleluya abanza kweza abamarayika Bagakusanya. ukavuza neza ukuntu bagakusanya, ariko gukusanya ni Kiswahili burya, I know. so rubizi, Yego. gukusanya ngano bakegeranya bagakusanya, bakarundarunda, bakabyegeranya, bakabikuramo iki mugambi. Mushiki wanjye ati fata aya magambo uyahuze n'igiye kukubwira hano unsomera, yo muri Matayo 24 Yego. umurongo wa 31. Matayo 24 umurongo wa 31. Yego. Haravuga ngo muri abo bombi Oya. 31. Matayo 21 na kane na kane. Pardon. ya. 24 31. 31 haravuga ngo azatumisha Aho hantu wanshakaga, azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'imanda, Mm. bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. urakoze cyane. Donc baba marayika ubundi kiriya gikorwa wumvise muri Matayo hirya muri 13 ni igikorwa cyo guhagarika imbaraga zose zabangamira izamurwa. Yego. Kiriya wumvise cyo guhambira, Gukusanya, kwegeranya, kwegeranya. kiriya gikorwa cyo kwegeranya ibintu bigusha byose ngo ni inkozi z'ibibi. Mbabarira ijambo ritware n'abatwumva baryumve neza. Kiriya gikorwa cyitwa nzegeranya, azagendana n'undi urwo rukungu, ni ukwegeranya ibintu byose bigusha n'inkozi z'ibibi, akabikora umugambi impande zose. mwene datuze amatwi unkurikiye, wumva kuba nawe fashwa no kuba ibi bintu byose uzi bigucumuza, bikugusha, bikwanduza. Mbere y'uko impanda ivuga, azatumisha abamarayika be bane mu birere bine by'isi, abatumisha impanda begeranye, barundarunde ibigusha byose n'inkozi z'ibibi kuri muganga wa data. Kwizera ry'amasaka nageze ku ngingo rivuga ngo mbese Yesu uru rukungu rwameranye n'amasaka, Yego. ko yasubije ngo Mubyihorere. Byose bikura. ariko databuja mu by'ukuri ko twahinze amasaka mazima, Ibi byo ni iki? aya yaje ati imbuto yari indobanure, urabizi rwagezemo ruti, ariko ati umwanzi niwe wagize gutya. Ese uri mwanzi ariko ngo yasanze basinziriye. Ngo yego, Icyo nacyo ni yacuze ikibazo. basinziriye, Nacyo ni ikibazo cyo gusinzira. ariko gure watangiye kucyita ikibazo rwose, sibyo? Watangiye kucyita ikibazo rwose, umenye ko nta bantu badasinzira, Barasinzira. ubu se inshuro zose iwanyu mwateye ibishyimbo cyangwa amasaka, Yego. mwanarariraga intabire? Oya, twararyamaga noneho tugashyiramo akadahumeka. Kadahumeka, akenshi kadahumeka ijya mu myaka yatangiye kumera no kwera, ngo uyirinde kona. Igihe nicyo nzi, kadahumeka ntabwo ijya mu ntuza mu ntabire. Icyo nzi ni uko ahubwo mwihinga uwo munsi bateye intabire,
habagaho ikintu cyo kujya gushinga imbuto yego kugira ngo urunyogwe rwasigaye hejuru ibisiga bitajya bitamutwara amajeri atabirira hejuru ariko mu by'ukuri ntabwo nzi ko hari abantu bajyaga bararira yatewe uyu munsi noneho ahantu nshaka ahubwo ko tugera ku muteguro w'ikiganiro turimo gukora yavuze ngo reka aka kantu bite baje bate abavuga baje bate si abazanyemo urukungu rwa rukungu rwaje gute yego rwaje gute ahubwo ariko yego urumva urukungu namaze kuruvana mu bwoko bw'imbuto cyangwa ahubwo nabwiswana ubundi bwabo baje bate reka dufate ingero kuko ndagenda kuri kiriya kibazo uriya muvandimwe yabajije usomye Yeremiya igice cya 4 Nehemiya pardon igice cya 4 umurongo wa 6 w'umusomero twumve Nehemiya igice cya 4 umurongo wa 6 haravuga ngo kandi abayuda bari baturanye n'abanzi bacu bavaga mu misozi hose bakajya batuburira ndetse batuburiye ibihe 10 ngo tugaruke aho bari dukomeze nicyo cyatumye nshyira abantu inyuma y'inkike mu bikombe no mu mpinga nkajya mbashyira hamwe n'ab'imiryango yabo noneho wenda jya ku wa 9 wumve ujye ku 9 wumve akantu kabaye noneho ku 9 haravuga ngo nuko abanzi bacu bumva ko byamenyekanye muri twe kandi yuko Imana yahinduye ubusa imigambi yabo maze twese dusubira ku nkike umuntu wese asubira ku murimo we wakoze afite ya Kristo umva ikintu nshaka kuvuga ngaho yego uzi ko ndagira ngo twinjire mu kintu kivuga ngo ubundi baje bate sibyo iyi ni suite ni igice cya 2 cy'ikiganiro twarangije baba bose twavuze ubundi baza bate yego ibaze ko ku gihe cya Nehemiya cyagiye hasana inkike z'i Yerusalemu nibutse abatwumva yuko burya Nehemiya yasanye inkike Zerubabeli yarasanye urusengero kuko abantu aha hantu bahabona gusana ko abantu babiri yego ariko ntibajye bamenya ngo mu by'ukuri uriya ko tubona Nehemiya yasanye Zerubabeli na Hagayi na Obadiya bagasana iri sana ni irihe hari ibyo mu Gifaransa réhabilitation du temple et réhabilitation de muraille gusana urusengero no gusana igipangu biratandukanye noneho icyo kuvuga aha ngaha iri jambo usomye riravuze ngo nuko abanzi bacu pardon abayuda bo muri twe one of us abayuda bacu bo muri twe twari duturanye bagiraga gutya bakagenda bagahura n'abanzi bacu wumva ingwara tugira bagahura n'abanzi bacu noneho bahura n'abanzi bacu mu buryo butandukanye barafite ibibahuza bagacomoka ariko tubyita bagahura n'abanzi bacu bande bahura n'abanzi bacu ni abayuda bamwe muri twe baragiye bahuye n'abanzi bacu bahuye n'abanzi bacu abanzi bacu ntabwo yatubona kamabwire ubwo mwe mukiza hano mugende mubere nk'abagira inama nk'abavandimwe barebe ukuntu bazaza twiyunge dukore imishyikirano ariko tugane twigire ikibazo hamwe tugishakire igisubizo kwiyunga n'umwanzi yibaza kwiyunga n'umwanzi ariko mukagirana ikiganiro icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni iki kimwe mu bintu bitwica ni ukuba dufite bene wacu b'abayuda baturanye cyane n'abanzi kuruta twe yego kandi guturana nabo kwabo kubahesha occasion uburyo bwinshi bwo gutuma babonana nabo icya gatatu kibi kirushijeho guturana wenda twari kubyihanganira ariko iyo batajyaga baza ngo batugire inama zishobora kudushyikiriza abanzi
yego. niko nanze niko nanze niko nanze Yego, niko nanze bajya bagenda bigumireyo ariko mbere yo kuza kutuvangira. mu bihugu byose nagenzemo Yego, nta gihugu kitagira abaturage batuye ku mupaka. Hari icyo wabona oya, mu byo wagenzemo hari igihugu oya, barahatuye nta gihugu kitagira abaturage batuye hehe ku mupaka. ku mupaka. None ibaze muri icyo gihugu dufiteyo abanzi ariko abavandimwe bacu baturanye n'abanzi. Noneho hari ikintu bita mu gifaransa etre corrompu, kuganzwa mu bitekerezo, guhindurwa guhindurwa. Ugasanga abanzi bahinduye abaturage bacu, bahinduye abayuda kuruta uko twebwe twabanaga nabo. Yego, bakaba inshuti zabo kuruta twebwe, bakaba abavandimwe bacu kuruta twe. Kandi unyumvire nawe bagashaka no kugumya kuba bene wacu n'abakunzi. Yederi simbyita abakunzi kuko bene wacu rwose nacyo ntibakireke. Yego, bagafata izo mpu zombi, ariko icyo ni ikibazo gikomeye. bagafata izo mpu zombi barangiza babandi birgiriye bati rero ubwo tubanye twere kubasaba ngo mwambuke muzahabu. Oya rwose ni mugume hari ariko mudufashe kujya mubaganiriza no kubagira inama nubwo ko dukwiriye guhura tukaba bamwe, tukaganira tukaba bamwe. Iki kibazo cya mbere cyaruhije Nehemiya mu murimo ni ukuba yari afite abayuda bahura n'abanzi babo kandi bakabushye. Niba wakurikiye umurongo twasorereho wavuze ngo ikintu cyaburokoye ni iki, ngo ni uko n'abanzi babo bacu b'abayuda baje kubimenya ko byamenyekanye. Aho ikibazo kiba haje kumenyekana ko kubera abayuda bacu bahura ntabwo n'abanzi. Bakoze cyane. Simbuka ujye ku murongo mu gice cya 5 umurongo wa mbere twumve ikintu kibazana naho batushaba naho baturuka. Nehemiya 5 umurongo wa mbere wenda tugera ku murongo wa 5 nibura twumve. Haravuga ngo bukeye barega bene wabo b'abayuda. Unyumvire uretse rubanda rw'abayuda n'abagore babo baritutumba cyane barega abandi abayuda kuko bamwe bavugaga bati abahungu bacu n'abakobwa bacu turi benshi, reka tujye kwihahira tubone ibidutunga tubeho. Kandi abandi baravugaga bati amasambu yacu n'inzabibu zacu n'amazu yacu twabitanzeho ingwate, dufite inzara reka tujye guhaha. Kandi hakavuga ngo kandi n'abandi baravugaga bati twagujije ifeza n'imisoro w'umwami z'umusoro w'umwami dutanze amasambu yacu n'inzabibu zacu ho ingwate. Ariko rero twebwe na bene wacu, unyumvire, twebwe n'abandi na bene wacu dusangiye ubwoko, unyumvire, dusangiye ubwoko, kandi abana bacu nabo bava indimwe n'ababo. Unyumvire, nyamara abahungu bacu n'abakobwa bacu tubatangaho ibiretwa, ndetse abakobwa bacu bamwe bageze mu buretwa kandi tubuze uko tubakure twagira ngo tubacungure, kuko amasambu yacu n'inzabibu zacu bifitwe n'abandi. Ariko ntushaka gukora ngaho gira ikintu mvuga ngaha ni inkuru ndende igera ku murongo 13. Ubu iki kibazo mureba cyari kigoye umurimo kibangamiye Nehemiya. Yego, icyambere twakibonye ni icy'abayuda bari babanye n'abanzi bacu babo. None icyakabiri kibaye kiherero iki cyambere cy'abayuda babanye n'abanzi bacu reka nkite attaque externe external attacks, ni ibiva hanze. Ubu noneho tugeze mu bidutera biturutse hehe bityo bwacu. Ubwo bari bakibwa
barashoboye sinzi ko bari mu nyegera barasoza niba ubuzima bwiza si ugusoza gusa ahubwo kuba banoze umusoro barwe kugeza ubu umusoro ushaka umusore kugeza usora wowe narasora wowe ndavuga iparate ya kera oya ni kera yataravuka yuzi rero oya gutambuka ugiye mu isoko hakaba umusoro byo gusorera ihene gusorera ibishyimbo gusorera ikintu wajyanye cyose utaragurisha bakagusoresha kera muri za 60 oya bari bamubonye barakennye barasoza kugeza ubwo bajya guhaha batanze imbaraga babura umusoro noneho kugera utisi Imana yakoze ikintu cyiza kandi sikoro bazi ko ari cyiza aka kantu ko kurutana ushatse na gipari mu Imana uriya kuba turutana turesha ntabafashe undi iki byo kuba turutana abantu bagomba kucyishimira bagifate nk'ikibazo kiba ikibazo iyo utarya wenyine ariko mu by'ukuri iyo ibibazo ukuraye nuko waramutse biba ari byiza washingira kutwerera biba ari byiza niko byagenze i Babuloni muri ya crise ikomeye bakennye bashonje baragushishe bagira n'icyo bakwatiriza bagira ibyo bakwatiriza amasambu yabo n'amazu yabo uriya n'usubira tugera muzasanga ibyo ngo nuguriza mwene wanyu ukamuguriza kubona miliyoni ibyo ni rimwe bya kabiri kandi umuguriza ntugatinye ko azakwishyura ari mu buri wese ariko mana nta kibiri bitaravuze ngo kagira Imana Imana irakoze ibintu bya prevention byo gutangiriza ijambo ry'Imana rya birangiye ntukaguze uteganya ko azakwishyura cya kabiri ntukamuceki inyungu ibi byitwa kungukirana bagwa rero mu ikosa muri kwakuguriza bene wabo yego batari ko bazabishyura cya kabiri bashyura iki bazamutse mu bunyage bavuyeyo bazamuka bagifite iki ya myenda baracyafite ya myenda hagati yabo isa n'igingike ririmbanyije imirimo y'inyubako irimbanyije ibishimwe bitubanye byinshi bajya kumva yumva impamvu batakiza mu murimo baramukira mu mpaka bakaziraramo nikwiye burya bwose impamvu ntakibona ku murimo murara mu manza murara mu mategeko abayuda n'abagore babo baraza kuwa mbere bagatanga ikirego kuwa kabiri ikirego kuwa gatatu ikirego umva inkoko yabo nubwo dutegeka kubaka mushumba nubwo twakaye inyubako ariko tumeze nabi kandi ubu ngubu ugiye undeba ahangaha abahungu banjye n'abakobwa babiri bari kwa se wabo yabafashe iki ingwate yabafashe ubugate bw'amafaranga yangurije turi hehe i Babuloni ubu nabuze ikintu namwishyura mbuze icyo nkora ngo mvaneyo abana banjye si n'ibyo gusa mushumba urutoki ngera ku inkwavu yararufashe igipimo cy'ikanagiraga mu gatare yaragitwaye ngo mpaka abanza amaremwo ayo yangurije ngaho mbwirira ikawa zera ryari ubwo turabona amasezerano angahe bakwita imibare bagasanga zizera imyaka nk'umunani atarayishiramo kandi umuvandimwe ntabwo uzi ko bavuze ngo abo bana batwiba ingwate babaye ibiretwa ngo bavide imwe n'ababo twakubaka uvuga ko ari urukungu yumva ko rwavuye nk'uko byagenze iyo uwo muzi ugomba kubana muri tunyaruke rero turebere imyaka 18 umurongo wa 18
wenda turi ku makumyabiri 18 yego Yeremiya 18 Yeremiya ariko none agendeye ibice 18 umurongo 18 baravuga ngo maze baravuga bati nimuze tugambanire Yeremiya kuko amategeko atazabura umutambyi n'inama umunyabwenge n'ijambo ku muhanuzi nimuze mukubitishe ururimi kandi twe kwita ku magambo ye yose unyumvire nyagasani uwiteka wumve ijwi ry'abamburanye mbese icyiza cyakwitura ikibi kuko bacukuriye ubugingo bwanjye urwobo ubutaka uko nahagararaga imbere yawe mbavugira ibyiza ngo mbakureho uburakari bwawe nuko rero abana babo ubareke bicwe n'inzara nabo ubatange bicwe n'inkota abagore babo babe impfusha n'abapfakazi kandi abagabo babo bicwe n'urupfu abasore babo bicwe n'inkota bari mu ntambara unyumvire iryo sengesho cyane ikintu nashatse kubwira abaduteze amatwi ni iri sengesho rya Yeremiya icyambayeho ni igiki kandi cyatewe n'abandi Yeremiya nk'uko mumuzi ni umuhanuzi wa kabiri n'ubu twita abahanuzi bakuru les grands prophètes abaza kurikira Yesaya Yeremiya yahanuye ibyo kugira ngo iminyago kandi ajyana nabo bajyana mu minyago none Yeremiya bamuhuye ko akomeje ubuhanuzi Yesaya yahanuraga kandi abizi ko Yesaya yishwe ari bwo noneho baravuga ati rero muri ko Yesaya tumaze iminsi tumwishe muri Yeremiya we nubwo yicwa ariko nibura byagaragaye ko icyaha kimuhama umunsi tugambaniriye kuko wasomye tumwereke dushake umutambyi amwereke amategeko yishe dushake umunyabwenge wita abasaje amugira inama amubwira ati jya wumvira mwene data kandi icyo bugufi umutambyi navuga ujya wumva shaka arakubeshyera arakubeshyera ni umukene aha ushake umuntu wa gatatu w'umuhanuzi Yeremiya nakomeza kubihakana umuhanuzi yikumura ijya muri ry'agaca uyatumva tu Uwiteka aravuze ngo urushe abakozi banjye we icyo bakubwira nicyo cyarabaye kandi hano yibaza kugira ngo uri mu nzu y'Imana ufite abo bantu batatu bumvikanye ko bagiye umunyamategeko ukubwira ko wishe iki amategeko umunyabwenge ukugira inama n'umuhanzi ukubwira ko ari Imana ivuze nayo irabyemeje ibi bintu bibayeho wakwifata utese usibye kubuza Imana yawe kandi mu nzu y'Imana babamo igice cya 20 ku murongo wa 7 aho muri Yeremiya n'abagabo abantu barahari mu by'ukuri barahari kandi aho twabahungira ntabwo twabigenza 20 umurongo wa 7 aravuga ngo ayi Uwiteka waranshutse nemera gushuka ndusha amaboko cyose gisoma mpindutse urw'amenyo umunsi wose umuntu wese kuko iyo mvuze hose mba naka gusa nkarangurura mvuga iby'urugomo
n'ibyo kurimbuka, kuko ijambo ry'Uwiteka rimbayeho igitutsi no gushinyagurirwa bukarinda bwije. Kandi iyo mvuze sinzamuvuga habe no guterura mu izina rye. Umutima wanjye amera nk'aho harimo umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufwa yanjye, simbashe kwiyumanganya kuko numvise benshi bansebya n'ibiteye ubwoba bikaba mu mpande zose. Inshuti zanjye zose ziranyubikiye. Kubikiza icyo ari cyo ntekereza ko ari ugutega umuntu akaza utabizi ukagwaho ukamufata. Inshuti zose ziranyubikiye zireba icyo nsitaraho ngo zindege ziti ni mu murege natwe tuzamurega. Baravuga bati ahari azemera gushukwa tubona uburyo bwo kumusinda maze tugarukiraho ibaze kuba ufite abantu nk'abo sibyo bagucunze bakubikiriye bacunze ikosa gusa uzagwamo sibyo warigwa muvuga mu mvugo warigwa mugenda warigwamo wambaye yego nk'umunsi wenda wambaye ikanzu ishari kagufata kagukosa umuntu ushaka ikosa wese ntabwo yaribura ashobora kuvuga ati ukabigira ubwanwa bwinshi ubuzaho bwiyogosheshe wenda kukurariraho ntabwo usa neza ni ukwiriye kuza mu bantu wadusebeje yego urumva izo mvi zawe urumva wambaye igihe udaciye inzara izo nzara z'ubwazo kuva hari abantu bagambiriye kugenza bakubikiriye bavuga batumva twashyizeho impuza amatsinda muzajya mumuturebera murebe icyo asitaraho nagize icyo asitaraho mutubwire umva mwe muzamuregere iyo ngiyo natwe tumuregere inaha Yeremiya hepfo 11 ati cyo kumuteka uranzo urumva nuko ibyo umwere tutavuze nuko bimeze. Shaka kwihuta mu ndebe ko twanyaruka urwandiko rwa kabiri rwo gukora into igice cya 11:26 urwa kabiri rw'ikora into igice cya 11:26 15 baravuga ngo kwa kabiri yego nari mu ngendo kenshi yego mu kaga gatewe n'inzuzi yego mu kaga gatewe n'abambuzi mu kaga gatewe akaga kambere katewe n'iki wacu ndetse gatewe n'inzuzi akaga gatewe n'iki gaterwa n'abambuzi bare bambura nyine ku myaro akaga gatewe na bene wacu mu kaga gatewe n'abapagani mu kaga ko mu midugudu mu kaga ko mu butayu mu kaga ko mu nyanja mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma naho nashaka okay aho uravuze akagura gashyira mu bishiti twiti nakaga kenshi gusa ntabwo wakwitwa ngo utwara nakaga kenshi kakira aina ubwoko bwinshi gatewe n'impamvu nyinshi arakavuze rero gatewe n'abambuzi akinyanja akabayini wabo ariko ko nshaka gakomeye nagaterwa n'abandi data bashiki banyu bene data
muri bene data harimo abiri nibo bateye nabiberetse mu jambo ry'Imana muri Zaburi 56 dufite akaga dutewe na bino twabibonye ko Nehemiya mu nyubako yari agifite gatewe na bene data bivuga batarababo batabayemo batahinduwe batahiye Yesu adufashe cyane kugeza ahantu ko Efurayimu hari ikibazo yateje mu Bisiraheli gitewe no kuba yarabanaga n'abanyamahanga ikintu cyabaye ikibazo cyane mu Bisiraheli turabona kurwayeho na gatatu rwa Yohana kumbe ntacyo bavuga urwandiko rwa gatatu rwa Yohana kubera ko rugira igice kimwe cumi mu 19 gusa nako ni imirongo kigira gusa 19 urwandiko rwa gatatu rwa Yohana rwa gatatu none rero Jandes. Simba yamukuye kwa Dawidi akoresheje amagambo mabi kandi icyo gihe yafashe ibintu by'ingemu abishyira Dawidi mu ishyamba y'ibyo kurya imitsima n'inyama n'amaji Dawidi amukubise amaso ati ibintu byose byara heza ati nari mbikuzaniye ngo utuzishwe n'inzara n'inyota no mu ishyamba ryo kubaho ati mbese amakuru y'aho ngaho yose ari mushaka wasize mu rugo meze gute Dawidi ari mu ishyamba arimo n'ingabo Simba mu kuvuga amakuru ariko ngo turaho rwose turakomeye turi amahoro Dawidi ati se wa muhungu wowe natanasize mu rugo se ntabwo bisoje Simba yatavuga ati araho ariko araho sugira ngo ahubwo urahari wowe cyageze gute se ubu yashatse umuntu wo kwiga muheka yirwa yiyamamaza ngo arashaka ingoma ya se yazina sekuru igaruka muri yo y'imakayo Dawidi ngo abyumve ahita avuga ngo uyu munsi wa none ndamugaza byatwawe nanjye na Simba none Mefibosheti anyazwe ubwande bw'amagambo ya Simba urumva rero ngo turacyabafite ariko hari ikintu cyanshimishije ni ukuntu Dawidi avuye mu ishyamba yego Mefibosheti yagiye akamwikubita imbere ngo yubamye amagambo yavugiye imbere ye niyo yamukijije kandi amusubiza ibyo yari yarabaze Yesu adufashe cyane soza rero ndagira ngo abantu bamenye ngo ntabwo bantu babura ntaho wabahungira barahari twige kubana nabo gusa niyo mpamvu Pawulo avuga asoza yavuze ngo buri muntu wese mu ruhande rwe abana amahoro mu ruhande rwawe rero mu ruhande rwawe ni ukuvuga ngo nubwo haba hari abakunaniye wegereze uzonera amahoro n'abandi gusa kandi wowe n'amahoro umenye uko ubajena mbese mu migani haravuga ngo 19:11 haravuga ngo amakenga umuntu ufite amuza kwihutira kurakara kandi bimuhesha icyubahiro kumenya kwirengagiza izina rye Imana imugisha ni ukuri amagambo y'umushumba tubwiye ntabwo twayahaga uretse gusa ko amasaha ariyo ajya dufata tugapfa ariko ubundi twaguma tukaganira bugacya bukira rero mushumba Imana ibahumugisha cyane icyo usaba ni uko usengera iteraniro cyangwa se abadukurikiye kugira ngo aya magambo bayumve wumvise aya magambo ukayakurikiza n'ukuri waba wumvise Imana ibahumugisha mbere ko dusenga abashaka inkuru za Simba na Mefibosheti uzasanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 16 umurongo wa mbere kugera ku wa 4 Imana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo
tugushimira umwanya mwiza waduhaye, tugushimira ikiganiro barimo tuvuga ngo mbese urukunguza rute, rugera mu masaka rute, abo bantu bahagera bate, ariko ijambo rigenda risobanuye. Umwanzuro dukuyemo rero ni ukumenya kubana nabo, kuko ntabwo wenda kuba dukuramo, barahari kugeza ku isarura. Gusa uturinde tugiye turabona imizi yabo ivanze n'iyacu, kandi tugire twere imbuto zikwiriye. Urakoze kutwumvise, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu.